dushimye Imana iduhaye amahirwe yo kuboneka hano. Dushimiye n'umushumba wanyu kwemera kuduhamagara no mu nzira byose byagiye bicamo kugira ngo ndaha Imana ihabwe icyubahiro. Shimye Imana kubana Nikodemo twari tuziranye, dore ko dutuye no mu cyerekezo kimwe. Imana ishimwe kumubona. Nitwa Mushinzimana Felix, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4, mbarizwa mu itorero rya ADEPR Gatsata, ariko ngaturaho bita Igihogwe, ni mu murenge wa Jari, akarere n'akagasabo. Nimunyemerere ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye turiganire, Yesu adushoboze. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, ni igice kimwe, umurongo wa 5 turangirize 7. Igitabo cya mbere cy'Abami ni igice kimwe, umurongo wa 5 turangirize 7. Havuze ngo iki? Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati nzaba umwami, yitunganyiriza abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye baca isibo. Icyakora se ntabwo yigeze kumucyaha byatuma arakara ati ibyo wabitewe n'iki? Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane kandi yavutse akurikira Abusalomo mwasi. Bukeye ajya inama na Yowabu mwene Soriya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamutiza amaboko. Imana idufasha. Ngaho rero nimureke gusoma, igihe cyacu tukibyaza umusaruro. Murebe hano imbere nanjye mbarebe, maze icyoro kibi cy'Imana twebweho ducishwe bugufi. Ijambo tugiye kuganira rifite insanganyamatsiko ivuga ngo aho gukurikira uwisize uzakurikire uwasizwe. Ndasubiramo. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo aho gukurikira uwisize uzakurikire uwasizwe. Kubiga teoloji, amateka avuga yuko uwabaye umwami wa mbere wa Isiraheli ni umugabo witwa Sawuli. Uravuze ngo kuki uvuze ngo niwe wabaye uwa mbere, none mbere byari bimeze bite? Ndaguha igisubizo. Mbere Isiraheli yayoborwaga n'Imana. Umucamanza nyuma mu Bisiraheli ni uwitwa Samweli. Samweli amaze gusaza yashyizeho abana be 2, uwitwa Yoweri n'uwo bita Abiya, ariko ntibagira ingeso nziza nk'izasi. Abisiraheli baravuga ngo Samwe urashaje, ntiwatujya imbere ngo ducire imanza. Ikindi n'abana bawe ushyizeho ntago bafite ingeso nziza nk'izawe. Turakubwiye ngo dushakira umwami natwe tumere nk'andi mahanga. Mu busobanuro bwimbitse barashaka kwimura Imana. Icyo mbasabira nanjye nisabira, Imana iturinde kuyimura. Narivuze ngo Imana iturinde kuyimura. Abazi kuvuga Imana iturinde kuyimura. Ubusaro kuyoborwa n'Imana no kuyoborwa n'umuntu wahitamo nde? None umuntu arashaka kuyoborwa ngo n'umuntu. Ubuse uwo muntu nyuma y'isegonda azibimubaho. Samweli ngo yikubita asararira. Imana iramubwira ngo Samweli ntabwo ari we banze, ni ngewe banze. Bahereza uwo mwami, kandi uwo mwami imbere yabo ntago bahazi, hazaba habagoye. Sawuli ngo yari umugabo muremure mwiza, ngo yegeraga Abisiraheli ku rutugu. Yamaze ku ngoma imyaka 40. Imyaka 2 nibwo yumviye Imana. Iyindi myaka 38 ayikora amavuta ashaje. Muri iri teraniro turabwira Imana idukorera ntorotse general, amavuta ashaje tuyamene, Imana iduha amavuta mashya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesaya yaravuze ngo abasoremo imigenda bazagenda baruhe, bazagwa, bazacogora, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nshya. Mukomere Yesu amashyi, mumuvugirize impundu. Ashimwe Yesu. Adukora ntorotsiye. Narivuze ngo Yesu adukora ntorotsiye, kuko aravuga ngo abarushye n'abaremerewe muzamumusangagera ate? Arabaru nadukora ntorotsiye general. Sawuli ngo avuga ku mugabo witwa Kishi mu muryango wo kwa Benyamini, ngo yari muremure mwiza, ngo Abisiraheli bose bamugeraga ku rutugu, ngo ku buryo bamureba bakavuga ngo Sawuli we ubereye ubwami. Icya mbere uri mwiza, ikindi uri muremure,
ubereye ubwami. Ngo igihe kigeze Imana imukura ku ngoma kuko yanze kuyumvira. Ngiye kuvuga ibintu 8 byatumye Sawuli Imana imukura ku ngoma. Ndabivuga nihuta kugira ngo dukomeze amagambo y'Imana. Icyambere cyatumye Sawuli Imana imukura ku ngoma, yari umugabo uhubuka. Nawe uri umushefu mu kazi, ntugafate icyemezo uhubutse. Uri umugabo mu rugo iwawe, ntugafate icyemezo uhubutse. Hari amarangamutima abiri. Iyo umuntu yishimye avuga ati, ese iyo umuntu ababaye avuga ati. Mu bintu uzajya wirinda ntukajye uhubuka. Ngiye kuvuga abantu bahubutse muri Bibiliya nubwo ari benshi, ariko reka tuvuge gatoya. Umwami witwa Uziya yari umwami w'Abayuda. Ngo yari n'umuhinzi, ngo yorora cyane, ngo kandi akaneza, ngo ari n'umutunzi. Aravuga ngo urwego ngezemo singomba kuba umwami gusa, ngomba no kuba umutambyi nkajya gutamba. Abatambyi baramubwira ngo ntubyemerewe, wowe icyo wemerewe ni ukuri umwami. Ngo arangije araforosa, arihuta arahubuka ajya gutamba. Ngo agiye gutamba, nimwumve kuntu byagenze. Ngo Imana yararakaye, ngo irakaye, ngo ihita imuteza ibibembe. Ahita ava ku ngoma y'ubwami, bamujyana mu kazu ka kato. Iyo niyo yapfiriye. Azize icye? Azize guhubuka. Mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana iturinde guhubuka. Undi muntu wahubutse, Mose, ngo Abisiraheli babuze amazi n'amashyo yabo. None ngo babuze amazi, dore kuntu byagenze. Ngo ajya imbere y'Imana. Mana, Abisiraheli babuze amazi n'amashyo yabo, none ko benda kudutera amabuye, nge na Aroni tubigenze dute? Imana iramubwira ngo genda ubwire igitare kivemwo amazi. Kubera umujinya no guhubuka, aravuga ngo iki gitare ndabakuriramwo amazi. Ngo arangije afata inkoni, akubita rimwe, akubita kabiri. Imana iramureka, amazi araza. Iramubwira ngo kuko utagaragaje kwera kwanjye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli, ntuzagera mu gihugu cy'amasezerano. Bivuga ngo ko wabonye Imana kuwa mbere, siko ibana kuwa kabiri. Uko ibanye kuwa kabiri, siko ibana kuwa gatatu. Ko ibanye kuwa gatatu, siko ibana kuwa kane. Ko ibanye kuwa kane, siko ibana kuwa gatanu. Ko ibanye kuwa gatanu, siko ibana kuwa gatandatu. Ko ibanye kuwa gatandatu, siko ibana ku cyumweru. Ntimenyerwa. Imana ntabwo imenyerwa. Imana ntabwo ari kakazi kawe. Imana ntabwo ari ya kampani uyobora. No, Imana ntabwo ari rwa rugo rwawe. Tuyikorere dutinya, duhinda umushyitsi. Byanditswe ngo amavi yose azapfukamira Imana, indimi zose zatura zivuga ngo Yesu ni umwami. Haleluya. Ntabwo amenyerwa. Mu bitangaza 10 byabaye kwa Farawo, icya gatatu ku gihugu cyose cyahindutse inda. Abakonikoni baravuga ngo natwe muri Egiputa dufite abamajisiye turakora inda. Ngo babikoze birabananira. Ngo abakonikoni babwira Farawo, baravuga ngo ibi bikozwe n'urutoki rw'Imana, ntabwo ari igipfunsi. Ubwo se haje ivi hakoreka ibingana iki? Haje umutwe haje inkokora? No comment. Ibi bikozwe n'urutoki. Abazi kuvuga tuvuga ngo amen. Bikozwe. Ubwo se haje igipfunsi hakoreka ibingana iki? Haje ivi haje inkokora haje uw'inyuma, haje umutwe? No comment. Turemeye ibi. Byanditse mu Kuva igice cya 8 ku murongo wa 15. Ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umuntu wese waje muri riteraniro, ibintu byose byagukangaga bihore n'urutoki rw'Imana. Komo datera haleluya. Bihure. Imfubyi ziriga zikaminuza kubera urutoki rw'Imana. Imana idukiza impanuka za buri munsi kubera urutoki rw'Imana. Isubiza amahembe inyuma kubera urutoki rw'Imana. Idukuraho ibisazi kubera urutoki rw'Imana. Ababyakira muvuga ngo ye. Imana ntimenyerwa. Imana twicaye imbere ntabwo imenyerwa. Nimwakira amazi. Ndabakurira amazi mu gitare. Ngewe ndabakurira amazi mu gitare. Imana ntabwo imenyerwa. Imana iramubwira ngo nakubwiye ngo bwira igitare, kuko utagaragaje kwera kwanjye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli, ntuzagera mu gihugu cy'amasezerano. Arahubutse. Tuvuga abandi babiri, uwo bita Simiyoni na Lewi, n'abana ba Yakobo, bari bafite mushiki wabo witwa Dina. Izo nkuru wazisanga mu Itangiriro igice cya 34. Ngo Dina ngo abakunza abanyakanani, aravuga ngo mba kujya kubasura. Ngo agezeyo, ngo abakundanye n'umuhungu witwa Shikemu, wari ufite se w'umwami witwa Omari. Ngo amurebye we aravuga ngo mbeke umukobwa mwiza w'Abisiraheli. Ngo arangije baramukinduye, abamugushije mu cyaha. Simiyoni na Lewi ngo bagiraga umujinya uremereye. Mushiki wacu yaryamanye n'umunyamahanga basenga ibigirwamana. Ngo bararakara. Ngo barakaye.
baravuga ngo twese turabamara. Nawe aravuga ngo icyo musaba cyose ndakibaha, ariko uyu mukobwa wanyu nzabane nawe. Babategeka yuko bagomba kwikebesha, nabwo ntibashirwa, ngo bararakara. Simoni na Lewi ngo bafata inkota bajya i Kanani, bicisha abantu umudugudu wose inkota, kubera ikintu cyitwa guhubuka. Papa, Imana ikubabarire aho wajya uhubuka. Mama, Imana ikubabarire aho wajya uhubuka. Musore mukobwa, aho wajya uhubuka, Imana ikubabarire. Wa mukobwa we, amaraso ya Yesu akweze. Tuzamura ibiganza ho gutsindwa imbere y'Imana. Amaraso ya Yesu agira ate atweze. Icyo ni icya mbere yazize. Icya kabiri, yagira ishyari umwana wa Yonatani, ashaka kumwicisha. Ngo kubera iki? Ngo nuko Yonatani ngo yafashe inkoni ngo agakoza mu buki bw'umwami, ngo umwami ararakara, aravuga ngo wabikoze ndamwica. Abisiraheli baravuga ngo kubera ihumure Yonatani yazaniye Isiraheli, baravuga ngo nta nagasatsi kagomba kuva ku mutwe. Ariko icyo gihe yarakaye ashaka kumwicisha. Icyo kibabaza Imana. Icya gatatu, yagira ishyari Dawidi, kuko igihangaje cy'Umufilisitiya cyitwa Goliyati, kandi byari byaramunaniye. Ngo kubera yuko ngo abadamu bavuye mu myobo baririmba ngo Dawidi yishe inzovu, naho Sawuli bamubazeho iki igihumbi. Ngo guhera uwo munsi ngo akajya mureba ijisho ribi. Mugiye akamubwira ati vraiment merci, félicitations, umvanye mu kangaratete, nari nasebye ndi umwami, none Imana iragukoresheje, umesheje ijambo mu gihugu, vraiment merci, urakoze. Ariko guhera uwo munsi ngo akajya mureba ijisho ribi. Tuba dufite abantu b'abarakare. Imana yagukoresha iby'ubutwari, sha buretse sha tuzahangana, sha buretse tuzahangana. Imana ibitubabare mu izina rya Yesu. Ikindi yazize, yagiye gutamba nawe atari umutambyi. Icyo kibabaza Imana. Icya gatanu, yagiye ku mupfumu kujya gushikisha Samweli yarapfuye, kugira ngo yumve ko ari ikintu Imana imubwira. Icya gatandatu, yicisha abatambyi 85 akoresha Dowegi y'Umunyedomu. Dowegi yari umukuru w'abashumba kwa Sawuli, ngo arangije mu masengesho imisi ngahe ngo afata icumu, ngo yica abatambyi 85 bose. Umutambyi Abiyatari abararokotse, asanga Dawidi aho yarari. Dawidi aramubwira ngo gumana nanjye, uhiga ubugingo bwawe ni nawe uhiga ubwanjye, ariko nubana nanjye ntacyo uzaba. Abandi bose 85 bapfuye bashize. Icyo cyababaje Imana, kwica abatambyi 85. Ikindi yazize, yicisha abasirikare inzara ku rugamba, abima ibiryo. Reba kuba uri umwami, kuba uri perezida, ukabwira abasirikare ngo nimugende mu Rwanda ibunaka, ariko nubwo mugiye kurwana nta biryo nzabaha, nta n'icyo kunywa nzabaha. Abantu bazarwana bate? Ni nk'aba bandi biyiriza ubusa, ati uyu munsi ubwo nasenze muze kurya ibijumba bidahasa, isukari muyifungirane. Ariko aya masengesho Imana izayumva. Uyu munsi ntimujye kuri busheri kugura inyama muzazirya uko mvuye mu masengesho, murya ibijumba bidahasa. Ayo masengesho Imana izayumva, ahubwo batekere neza wowe usenge, nibwo Imana izakumvira. Yes. Icyanyuma, yanze kumvira Imana. Wabisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15. Byagenze bite? Abisiraheli bava muri Egiputa, abanzi bahuye nabo cyane, nabo bita Abamaleki bo mu muryango kwa Esawu. Ngo bakavata abakecuru n'abasaza bakabatema udutsintsino n'amaguru hepfo. Ngo abakecuru n'abasaza bakikubita hasi bakaba barapfuye. Ngo Imana ibika inzigo. Hashize imyaka 400 iravuga ngo Sawuli ni we mbonye, genda urimbure Abamaleki, uhere ku mwami witwa Agagi, wica umugabo, wica umugore, wica umusore, wica umukobwa, amatungo yose urimbure. Ngo arangiza arimbura ibidafite akamaro, arangije asigaza inyamibwa n'ibiduhagire. Uwitwa Samweli yumva gutamatama mu matwi ye, aravuga ngo uko gutamatama numva mu matwi yanjye nuko iki. Aravuga ngo nasigareje iteka ibitambo byo kuzamutambira. Samweli aramubwira ngo Imana ntita ku bitambo, ikimana yitaho nuko umuntu agera ate ayumvira. Sawuli yapfira umunsi umwe n'abahungu be 3 n'uwamutwazaga inkota, bose baba bararangiye. Bamwe bakunda kuvuga ngo amaze kuvaho ngo yasimbuwe na Dawidi. Oya, usasenguye Bibiliya yaje gusimburwa n'umwana we witwa Ishibosheti. Ushatse kumenya aho biri, wabisoma mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 2 ku murongo w'8. Kubera ko Imana itamwemeraga, yamaze ku ngoma imyaka 2. Igihe kigeze Imana yimukuyeho, asa gusimburwa na Dawidi. Araho twasomye aho yarageze mu zabukuru, amaze gusaza, atakibasha kubyuka, yaratangiye guhuma. Ndagira ngo mbabwire, mureke dukore Imana tukiri batoya. Iyo umuntu ashaje, kugira ngo yegure ukuguru aryamye ku gitanda, no kwegura buhoro. SP ngwine wegure ariko wowe ukiri mutoya uhita ubaduka. Korera Imana ukiri mutoya. Igihe ntabwo ari elastique uvuga ngo igihe urakirambura ukijyana aho ushaka. Igihe cyagiye kiba
hari igihe umuntu asaza no gufata ifurusheti byanze muze mu ntamike byanze ariko kubera ko ukiri muto uhita uzamura ikiyiko uhita uhereza ifurusheti ariko ari igihe kizagera no kuyiterura byange nimuze munyuwagire byanze kubera gusaza. Ngo Dawidi rero babona yuko atagishyuha ngo atatugisurikirirwa, barangije inama y'Abisiraheli iraterana bamushakira umukobwa Miss w'umushunemukazi, izina rye yitwaga Abisagi, kugira ngo uyu mukobwa yemerwe ajye ibwami. Icya mbere kuba ari umukobwa Miss, icyo nicyo cya mbere cyamurangaga. Icya kabiri kuba ari umukobwa ugifite amabere agihagaze. Icya gatatu kuba ari umukobwa vierge, umukobwa w'isugi utarabonanye n'umugabo. Icyo yarashinzwe ni ugufumbata umusaza kugira ngo aryame agerate asinzire asusurukirwe. Ariko kubera gusaza kwa Dawidi imibonano ntiyegeze ibaho. Abisagi nawe akomeza kwitwa ngo ni umugore w'umwami kandi akiri umukobwa. Dawidi arinda apfa birarangira. Aha twasomye rero ninde? Ni uwitwa Doniya, ni umwana wa Dawidi wa kane ukurikira Abusalomo mwasi. Ngo yabonye Dawidi ashaje, ngo abonye Dawidi ashaje ngo yishyira hejuru, ngo arizamura aravuga ngo nzaba umwami. Ndabayobora Abayuda, ndayobora Abisiraheli, ndaba umwami. Abayishyize mu mwanya Imana itamushyizemo. Imana yanga umuntu ugira ubwibone, Imana yanga umuntu wishyira hejuru, Imana yanga umuntu ujya mu mwanya utaruwe, ngo bibabaza Imana. Kandi afata ubutegetsi ise Dawidi atageze atabizi. Kandi uw'Imana yari yaravuze ni uwitwa Salomo ko azasimbura se Dawidi. Bose n'abana ba Dawidi, ariko kuba mama ntago bavuga ku babyeyi bamwe, ariko ku mupapa umupapa n'umwe. Ariko nubwo bavuga ku mubyeyi umwe cyangwa ku mupapa umwe, icyo Imana yavuze kurikirana nicyo yanditse. Ndashimira Imana ko icyo Imana yanditse yaracyanditse. Ko mutavuga ngo amen? Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Bisubiremo. Mwami yo icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima, binkoze ku mutima. Mwami ibyo wankoreye binkoze ku mutima. Mwami ibyo wankoreye ku birenge byawe niwo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ku birenge byawe niwo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo, ku birenge byawe niwo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ku birenge byawe niwo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo, ku birenge byawe niwo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, niwo natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye. Haleluya we, ntabwo ariyo natahanye. Ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye. Haleluya we, ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye. Ababyakira tuvuga ngo amen. Ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye,
araza aritambika ngo Salomo ntabwo uba umwami nijye wafashe intebe. Ariko ndashimira Imana ko icyo Imana yanditse yaracyanditse. Abagambana bagambane icyo yanditse yaracyanditse. Abaroga baroge icyo yanditse. Twese tuvuga ngo sawa. Icyo yavuze ugikurikirana imyaka ibiri yo ukageza ku kazi bakakugwanya ngo barakwirukanisha. Imana ikavuga ngo ninjye wakuzanye. Umuntu nakurwanya ntagashyira akadomo n'ak'Imana. Yivuze ngo baho ubaho. Abantu bavuze amagambo ariko Imana yavuze ijambo. Kandi amagambo ntaryo ijambo rirya amagambo. Ababyakire mwavuze ngo amen. Adoniya bageze ku ngoma. Abagenda ku mafarashi, abasirikare 50 bagenda imbere ya president. Adoniya aragahoraho abaye umwami wa Isiraheli. Adoniya aragahoraho abaye umwami wa Isiraheli. Ariko ndashimira Imana ko ibidasobanutse Imana ijya ibisobanura. Ibidasobanutse. Amafaranga afite ahantu agarukira, abakomeye bafite ahantu bagarukira, icyubahiro gifite ahantu kigarukira. Ariko Imana twicaye imbere nta bariyeri nimwe yayitera ubwoba, nta dodani nimwe, nahitwa Sasenike iyo aje kugutabara irahanyura. Ashimwe abatari muri bomboni, ashimwe. Amena. Umwuka ni mukoreshe wakwere kuri muri bomboni. Wowe byemeye twaza muri Imana amaboko. Wowe byemeye. Haleluya, haleluya. Witwa Natani umuhanuzi abasanze Batisheba ninde? Yari umugore wa Uriya. Murabize ko Dawidi yaje gukora icyaha cy'ubusambanyi, bakaza kubyarana umwana ngo aza no kumusengera arwaye, biranga biraba arapfa. Murabize ko yicishe Uriya, yandikira Yowabu bibarwa ngo mwandike yuko aho urugamba ruzaba rukomeye muzahashyire Uriya apfe. Ubwo Dawidi ari guhisha icyaha, ariko nubwo icyaha wagitera parufe nta hantu wagicikira. Ngo nagiye muri Amerika nuri indege we, icyaha gihari kiracyahari. Imana wahisha hese wagikore muri hoteli ihenze, ijisho ry'Imana, kamera y'Imana irahari. Naha bari gukamera, Imana nidakamera. Ko mumenya gukamera mwebwe, Imana niyo kuri radari y'Imana. Hari yasubiye inyuma naramubonye, hari yageze ahanagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Dawidi agerageza kugitera parufe, ahisha ibimenyetso, ariko umwuka w'Imana ntiwawuhisha. Umwuka w'Imana araneka nibiri mu murere arabimenya. Ariko igihe kigeze Imana imutumaho Natani, aca wa mugani murabizi. Ariko nyuma yaho Dawidi aza kwihana. Zaburi 32 yerekana yihana. Zaburi 51 yerekana Dawidi yihana. Zaburi 139 yerekana yihana. Igitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 11 cyerekana Dawidi yihana. Igitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 12 cyerekana Dawidi yihana. Ngo amaze gusaba Imana imbabazi, ngo aza kurongorura umugore Batisheba, amutera inda, havuka umwana w'umuhungu amwita Salomo. Aravuga ngo uko maze kugirana amahoro n'Imana, Imana ikabembabariye, uyu mwana niwe uzasimbura ku ngoma maze gupfa maze gutanga. Byandikwa mu gitabo. None uw'Imana ivuze bamutayiriye epfo, uw'Imana itavuze yamaze kwicara ku ngoma. Ariko Imana ize kubinyuranya. Vuga ngo Imana ize kubinyuranya. Imana uze kubinyuranya. Imana ize kubinyuranya. Imana idakangishwa ngo Adoniya yageze ku ngoma. Dufite abadoniya baza bakwitambika, abari njye bashefu ku kazi, wowe usubira inyuma wowe. Amaduka yose aba yanjye, za alimentation zose zibizanjye, ziriza ibintu byose bizaba ibyawe. Imana igukiza Adoniya maze iminsi akwitambika imbere. Ese Adoniya arahari cyangwa ntabwo ahari? Ko mudasubiza se ntimuzi kuvuga arahari cyangwa ntabwo ahari? Mbega Adoniya arashaka kugaragara. Salomo ahari, Mana ni wewe wavuze. Ariko niyo vuga ngo niyo. Niyo abavuganye n'Imana niyo. Oh, niyo. Natani basanze Batisheba, wamenye ibyabaye. Wa mwana witwa Adoniya, Dawidi yabyaranye n'umudamu witwa Hagiti, akabakurikira Abusalomu mwasi. Ubu tuvugana yabaye umwami wa Isiraheli. Batisheba arababara. Umwami yambwiye ngo umwana wanjye Salomo ni uzaba umwami. None kuki yambeshye? Natani, nkeza amagara yawe n'ay'umwana wawe, nihe namungiriye. Sanga Dawidi hari mu murere.
ugenda umubwire ngo ko wambeshye ukavuga ngo umwana wanjye Salomo niwe uzaba umwami, none wamenya ko Adoniya yabaye umwami. Nuhava nanjye nk'umuhanuzi nzaza muramye musobanuze muri iri teraniro. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana igutabare, abakugambaniye bose bagihari. Ntago mubyumvishije oya, bagihari cyangwa batagihari. Bishatse kuvuga ngo iki? Abanzi bacu ni barame kugira ngo iki Imana yavuze gisore bagihari. Vuga ngo bagihari. Ku irembo bagihari, mu gikari bagihari, hepfo y'urugo bagihari, haruguru y'urugo bagihari, ku kazi, mu muryango uvukamo, washatsemo. Abanzi bacu babeho. Vuga ngo babeho kugira ngo iki Imana yavuze gisohore. Abavuze ngo ntuzabyara ubyare bagihari. Abavuze ngo uzahora mu bushomeri Imana iguha akazi, tuzamura amaboko tuvuga ngo bagihari. Ubyakira natere haleluya, ubyakiriye natere haleluya. Bagihari, bagihari, bagihari. Bagihari. Hano hanze baze gucuranga. Turaryana bakatujyana inzana ngo agiye gusenga. Ngo agiye muri korarira ngo tuzaba tureba ibyo. Ngo aba muri groupe y'amasengesho tuzaba tureba. Hano hanze nta muntu numwe ku isi udafite abantu bamugose, kandi abantu bakugose bakeneye kuseba. Yabo umunyamerika afite abantu bamugose, yabo umurusiya afite abantu, umufaransa, umunyafrika, ngewe se, wowe ngaho nyiyemera hose, wowe se. Na Yesu ari umwana w'Imana utarakoze icyaha, yarafite abantu bamugose. Ni he bari bamugose? Cyagiye agiye kuzura Lazaro, yarasenze aravuga ngo data, sanzwe nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose. Ntunteze aba barusiya, ntunteze aba bafarisayo. Vuga ngo Imana ntibaduteze. Sanzwe nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye aba basadukayo ntubanteze, aba bafarisayo, aba bazerote, mama ntibaguteze, papa ntibaguteze, wa mukobwa we ntibaguteze, wa musore we ntibaguteze. Mwabyakira mukavuga ngo amen. Edamise my glome, haleluya. Ntibaguteze. Uzabisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 were ku 38 ukamanuka. Niho Yesu yasenze. Ubundi muco w'Abayuda, iyo wapfaga hashize umunsi umwe bumvaga yuko wazuka. Ku munsi wa kabiri wapfuye bumvaga ko wazuka. Ku munsi wa gatatu bumvaga ko wazuka. Ariko byageraga ku munsi wa kane baravangwa ntabwo akizutse. Niyo mpamvu Yesu yaje ku munsi wa kane. Mama amaze iminsi atenze kugutabara, agira ngo azemeza abakugose. Papa amaze iminsi atinze kugutabara, aragira ngo azemeze abakugose. Rubyiruko amaze iminsi atinze, aragira ngo azemeze. Kibari bazi ko Yesu yavuye ku Mana. Sanzwe nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye. Uzuza bizere ko ari wowe. Arangije hamagara Lazaro. Kuki atavuze abandi? Yahamagara abapfuye bose bari gusohoka, ariko igikorwa nyirizina cyari kuri Lazaro. Imana ize ku kibazo nyirizina cyawe. Narivuze ngo Imana ize ku kibazo nyirizina cyawe. Narivuze ngo Imana ize ku kibazo nyirizina cyawe. Ize oya ni yizire, nibirarane byishyura, nindeshiza akababaro, n'inkonjo badukubise, n'inzara baturyaniye, n'ukuntu badukobye. Ni Imana izirikana. Ni Imana izirikana. Narivuze ngo ni Imana izirikana. Ubu yabaye umwami. Batishe barapfukamara muramya, ngwino udusobanurire. Imana ibisobanure. Niba uwo muntu wicaranye utamukozeho umupepere ngo Imana isobanure ibyawe. Niba nta cyari umufitiye ntumukoreho, umupepere umubwire ngo Imana isobanure ibyawe. Se mufite icyari. Imana ibisobanure cyangwa ntibisobanure. Ababyakira tuvuga ngo amen. Sinarinzi ko wangirira neza utya, sinarinzi ko wangirira neza utya, shimwa. Sinarinzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya, warakoze Yesu. Sinarinzi ko
wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya, warakoze Yesu. Biririmbe, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya, warakoze Yesu. Twari tuvuze ngo ashimwe umwami w'abami. Amen. Abamwamamaza ashimwe umwami w'abami. Haleluya. Abo yameneye amaraso ashimwe umwami w'abami. Haleluya. Ashimwe. 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 Batisha baragenda rapfukamye. Mwami wamenye ibyabaye n'ibiki byabaye. Ubu tuvugana Adoniya yabaye umwami. Uyu mwana yafashe ubutegetsi Isi atabizi kubera gusaza. Yabaye umwami. Yabaye umwami. Dawidi ntiyabyemera. Batisha banga barahavuye. Haza umuhanuzi Natani ngo arapfukama aramuramya. Mwami ngwino dusobanurire ugomba kuba umwami. Wavuze ko Adoniya azima ingoma akayobora Abisiraheli. Byageze bite? Yabaye umwami. Ubu tuvugana iyo waba generali umugabo w'ingabo wawe yakuvuyeho ari kumwe n'umwana witwa Adoniya wawe. Wa mutambya Abiyatari warakotse muri 85 bapfuye. Ubu bari kumwe. Inka zabazwe, intama zabazwe. Abayuda bamwe bamushyigikiye, Abisiraheli bamwe bamushyigikiye. N'abana bawe bose barahari. Ariko arangije aravuga ngo muri abo hari izindi ntwari zawe zitegeze zifatanya nawe. Nubwo abantu bavanga hari 7,000 Imana yisigarisha. Vuga ngo muri abo mbemo. Muri abo batavanga. Muri ibyo 7,000 bitavanga. Oh mbemo. Awi mbemo. Mu gihe abandi bagabo bari kuvanga mu mujyi wa Kigali, njyewe nzibicuho mvuga Imana neza. Vuga ngo mvuga Imana neza. Uvuga Imana neza. Imana idushoboze. Imana idushoboze. None rero ngo bisobanure. Dawidi ndikwitegura gusenga. Dawidi abahamagaye Natani ngwino. Mpamagara Batisha baze hano. Batisha bangu aritabye. Mwami niki mumamagariye? Ndagira ngo nimike umwana wawe ubireba. Mama abana bawe icyo yabavuzeho Imana igisohoza. Izagisohoza ukibasha no gukanja. Hari uwegeza akora impanuka amenya yose ashiramo yajya gushima Imana akajya avuga ngo ndafima Imana ndafima. Uvuze ngo iki? Ndafima. Ndafima Imana. Ariko twebwe turashaka kuzashima. Vuga ngo amenya kirimo. Ndafima Imana. Uvuze ngo iki? Ndafima. Abakene kuzashima tuvuge ngo amen. Ndagira ngo nibike umwana wawe ubireba. Batisha bango baraje. Urakoze mwami. Natani hamagara Salomiyari. Ndashimira Imana ko aho bagutaye Imana izazihagukure. Icyo usabwa no gukiranuka, ukwirinda icyaha, ukezwa, ugasaba Yesu akuruhure kuko ni wakaruhura. Ibindi byose reka Yesu azabyikorera. Wowe kiranuka. Yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi muzabyongererwa. Ntabwo Imana ari ingome. Izi kibanza ikamenya n'igiheruka. Wowe icyo usabwa kora. Ibyo gusaba iguhe ibyo usaba. Kora ibyo usabwa Imana iguhe icyo usaba. Bivuga ngo banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi uzabyongererwa. Ngo arapfukama aramuramya. Salomo araza ngo yicara ku nyumba. Niko Bibiri ivuga. Inyumba ni iki? Ni ifarashi. Mu gihe cya kera nta ndege zabagaho, nta n'imodoka zabagaho. Abami bagendaga ku mafarashi. Aze yicare ku ifarashi y'umwami. Ariko Bibiri avuga ngo ni inyumba. Ariko mu busobanuro ni ifarashi y'umwami. Ngo ndashimira Imana ko nibirarana Imana izabyishyura. Mana we. Ngo niyigukerereje iragutegera. Mama we kwitera umugongo. Iyo yaje iba yaje. Begeze babaza umuntu wanamaze igihe kirekera atabyara turabyumva ute? Ati ndabona ari cyo gihe. Vuga ngo nicyo gihe. Burya yiguhaye akazi ubona ko ari cyo gihe. Yiguhaye n'umwana. Burya nicyo gihe. Niyikugaburiye ntureba ngo narashonze igihe kirekera. Uravuga ngo nicyo gihe. Nicyo gihe n'ukuri. Nicyo gihe. Ngo araje arapfukama aramuramya. Salomo ndagira ngo wimikwe ubo mwami wa Isiraheli. Ko Adoniya yafashe ingoma we ntibikureba. Ndagira ngo ngiye mbisobanure. Imana ibisobanure. Mama hari ibintu bisobanye Imana ibisobanure. Papa hari ibintu bisobanye Imana ibisobanure. Rubyiruko hari ibintu bisobanye Imana ibisobanure. Iri torero hari ibisobanye Imana ibisobanure. Ibisobanure.
mukurikira Yesu gusa wenyine niwe karuhura. Yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze musange ngerene n'abaruhura. Uwo niwe tugomba kwisunga gusa, niwe tugomba kwisunga, ibindi uzero. Aha, ngo abaraje, Salomo yicaye ku ifarashi y'umwami. Natani hamagara witwa Benaya. Benaya yavuka ku mutambyi w'inyangamugayo witwa Yehoyada. Uyu Benaya yari umukuru w'abajepe cyangwa se umukuru w'abasirikari barindaga umwami Dawidi. Harimo abakeleti n'abitwa abapelote, bose ubabwire baze, bari abasirikari ngo baze kurwana cyane. Nibamara kuza uhamagare n'umutambyi witwa Sadoki aze. Mu gihe cya kera iyo wajyaga kuba umwami cyangwa se ugiye kuba umutambyi, hagombaga kuboneka ihembe ryuzuye amavuta, bakagusukaho amavuta, bivuga ngo uwo murimo urawerejwe, uwo murimo urawemerewe. Ngo umutambyi ngo araze, ngo amanutse aho bita Gihoni. Iyo uvuye Gihoni ugera Sorowamu, wava Sorowamu ugahita ugera Yerusalemu. Aho Gihoni ngo harimo ihembe ririmo amavuta, mavuga ngo amavuta. Oh mana we, ngo yinjiramo afata ihembe ryuzuye amavuta. Ngo abasirikari bose bakikize Salomo muvuze amakondera muririmbe, muvuze imyirongi, musukaho Salomo amavuta, muvuga ngo Salomo aragahoraho ni ubaye umwami wa Isiraheli, Salomo aragahoraho ni ubaye umwami wa Isiraheli, Salomo aragahoraho ni ubaye umwami wa Isiraheli. Ngo bamaze kumusukaho ihembe ryuzuye amavuta, ku murongo wa 40 tutasomye, Bibiliya iravuga ngo isi yose irasaduka. Mu Giheburayo biravuga ngo isi irarangira. Mu Kinyarwanda isi irabomborana, isi iratigita, bivuga ngo nyir'ubwami yabonetse. Bivuga ngo yabonetse. Ngo abaherekeje Adoniya, niko Bibiliya ivuga, ngo buri bamaze kurya no kunywa, ngo buri wese acukwe. Bivuga ngo kare kose kare kose twari tuzi ko Imana imwemera, none ntabwo Imana imwemera, n'amamesa yisize kwa Cinara Yesu ni igikotoro. Ntabwo Imana imwemera, yisize ibivuta bya Suzana. Ntabwo mbyemeye. Mbega ikimwaro nukurikira abantu bagira ikigurupe kibi, iyi soni zibakoze nawe ziragukora. Iyo basebye nawe usebana nabo. Ntugakurikira abanyamanyanga, ntugakurikira abanyamatiku, ujye ukurikira abantu basizwe, ujye ukurikira abantu bakiranuka, ujye ukurikira abantu bera imbuto. Ngo abantu bose baratatana. Iyo wewe twatuzi ko Imana imwemera, ariko ntabwo imwemera. Narababwiraga none isoni ziramukoze. Ngo Yowabu generali, burya abaswa sibo bayoba, nabize barayoba. Salomo yabaye umwami ngo ajya kwihisha, singiye kuhagwada, yabaye umwami ngo ajya kwihisha. Generali umugabo w'ingabo ngo atangira kubebera, wa mutambya Abiyatari. Salomo yabaye umwami, singiye kuhagwada, ngo atangira kujya kwihisha. Ngo Adoniya ngo asigare gamye ku nkingi yo ku cyotero. Inkingi yo ku cyotero naho batambiraga ibitambo, atangira gukanaguza amaso. Abisiraheli bari bampanze amaso, bazi ko bwamara ubwanjye, none birahindutse. Vuga ngo birahindutse. Kubera ko abuhawe n'Imana Salomo. Ndemeye ngo yarakanaguje amaso, ni nko gufata umurozi amazi igihe akuroga. Imana idufatira abarozi, Imana idufatira abarozi, Imana idufatira abarozi. Ni nko gufata umugabo agiye gusambana mu rugo rw'abandi. Nasambanye igihe kirekire. Mbega ikimwaro. Ni nko gufata umuntu akwiba kuri Cyese, nakwibye mesho uramvumbuye. Ni nko gufata umucuraguza amazi igihe asenguruka inzu yawe. Imana idufatira abarozi cyangwa ntibafate. Mbega ikimwaro. Ni nko gufata umugabo yari ibiryo by'umwana. Mama wamenye icyabaye, ni iki se cyabaye? Bya biryo wasigiye papa yabiriye. Ntacyo yagusigiye, habe n'ikiko na kimwe. Mbega ikimwaro. Aho gukurikira uwisize uzakurikire, aho gukurikira uwiyimitse uzakurikire, aho gukurikira uwitoye uzakurikire, aho gukurikira uwihamagaye uzakurikire, aho gukurikira utarumvishije ijwi uzakurikire. Warasizwe cyangwa warisize? Warasizwe cyangwa warisize? Dore kizakubwira umuntu wasizwe. Uzamusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 ku murongo wa 20. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Warasizwe. Uwasizwe niyabonye mugenzi yambaye umwenda mwiza, aravuga ngo Imana yongere n'uwundi. Ariko wisize ahita kureba, esera iyo bobo yiguze ryari? Urantunguye Mana. Yiza kuba ari yanjye, yiza kuba ari yanjye. Uragira ngo yambara ubusa? Murantungwera si yanzu yuzuye ryari? Yesu we. Urantungwera ntabwo uzayiraramo.
Imana yavuze ngo nayiraremo. Imana yavuze ngo nayiraremo. Wowe uramurwanya nkande? Sara urantunguye. Se nasigaye parika ku rusengero. Nabonaga ejo bundi ugenda n'amaguru. Se byagenze bite? Ubu niturangiza amateraniro ntiyaguhari fute. Kwacinara Yesu. Kwacinara Yesu. Ntiyaguhari fute. Igisubizo cya mwene so nawe ucyungukiramo. Aderesi y'umukene ni umukire baturanye. Ndabisubiramo. Aderesi y'umukene. Umudamu wawe nafatwa n'inda ntabwo azamujyana kwa muganga. Umwana wawe nashingirwa. Iyo modoka ntabwo yazaza mu mirimo. Abo Yesu yaruhuye nta cyari bagira. Abo Yesu yaruhuye nta nzangano. Abo Yesu yaruhuye ntibasubira mu busambanyi, ntibasubira mu businzi, ntibaroga, ntibagambana. No, nta bice bazana mu bantu, babana n'abantu bose amahoro. Umugabo wasizwe amenya gusaba imbabazi umugore. Sheri, nakubwiye nabi cyagiye mu bana, sorry mbabarira. Nakubwiye nabi imbere y'abakozi no mu rupango babyumvise. Sorry mbabarira. Yesu we, mbabarira. Umudamu tenanye ntabwo nabaye shyashya Sheri. Sorry nanyu mbabarire. Nagupitse ijambo ribi Imana mbabarire. Umutima agomeje kumpata rwose kugusaba imbabazi. Yesu we. Ariko ibivuta bishaje ntabasabana imbabazi. Uramubwira ati wandemere agahita akora ku rutugu nawe ucumuzwa n'ubusa. Nigere no muri korari, nigere muri korari. Korari ya hehe? Abantu barashaka gukorera Imana ariko ntibashaka gukiranuka. Ntabwo Imana izazira ko waririmbye, izazira ko navuze ubutumwa, izazira ko wayoboye, izazira ko wakiranutse. Abantu bashaka kubavuga ubutumwa ariko ntibashaka gukiranuka. Umuntu ashaka kuririmba ariko ntashaka gukiranuka. Ejo kuri kubona ibigabo by'ibigoryi biza bigukabakaba, bigufata mu gituza. Komeza umfateho. Komeza umfateho. Uri nyanya. Uri kinyomoro bakandakana ngo kirahiye. Ese iki kinyomoro kirahira? Iyavoka irahira ku buryo umuntu yayirya. Uravoka. Dufite abagabo bagenda bomboka mu ngo z'abapfakazi. Ngo tubyumve kimwe. Ibikise. Ndagukunda nukuri Yesu we. Ndagukunda. Umvara. Ntufite umugore se. Ariko amaze iminsi ambwira nabi ngenda kwemera. Uramwemera iki? Kunda umugore wawe. Kunda umugabo wawe. Kandi agutagaruka ubuze rasiyo. Yakira amafaranga ugiye guhaha uze turyamane. Ariko abasizwe ntibasambana. Abasizwe ntibasambana. Abasizwe ntibagira amashyari. Abo Yesu yaruhuye nta nzangano. Yemwe abarushe n'abaremerewe muze musenge segera ate abaruhure. Nta wundi wakuruhura mama ni Yesu. Amafaranga ntabwo yakuruhura. Kuba uri mwiza finyore beauty ntabwo byakuruhura. Ni Yesu wenyine. Matayo 11:28. Ni muze musanga Yesu agira nte arabaruhura. Yesu tumukomera amashyi tumuvugirize impundu. Ni wowe wenyine. Ni wowe wenyine. Isoko ryo kuducungura ni wowe waritsindiye. Mu ijoro mwisi habuze numwe. Nta gahinda kagasirimu. Aragahinda kagasirimu. Agahinda kose ni agahinda. Ndagira ngo dusenga barasizwe. Dore undi wisize nawe uzamusoma mu gitabo cya 2 cya Timoteyo. Igice cya 3 ku murongo wa 7 havuga ngo iki? Bahora biga ariko ntibabasha kugira ugo bamenye iki ukuri. Bahora mu nzu y'Imana ntibahinduka. Ni nka yafi ihora mu mazi ariko amagaragamba ntayishiraho. Ni ryawe rihora mu mazi ariko amazi ntaba mwibuye. Warasizwe cyangwa warisize? Warasizwe cyangwa warisize? Imbuto barazibona. Umuntu wasizwe amenya gusaba imbabazi. Umuntu wasizwe amenya guca bugufi. Guca bugufi kwacu ninde ni Yesu. Mugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Harimo guca bugufi, harimo kubabarira, harimo kugira urukundo, harimo kugira imbabazi. None urarata ngo ugiye ngo ndi dogiteri, ngo ni professeur. Ndi umutajiri. No, ca bugufi icyubahiro ni cya Yesu. Urugero rwacu ni Yesu. Mugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Harimo kubabarira, harimo guca bugufi, harimo kugira imbabazi no kwihanganira imibabaro. Yuza mu rutugu bakubita inyundo rugahengama, rugahengama. Ariko kugira ngo uroroha. Warasizwe cyangwa warisize? Dore musiga mupfa na televiziyo. Abana barashaka ibitente, umugabo arashaka amakuru, umudamu arashaka filime y'amaseri, star novela.
ntayireba Star Novela mu buzima bwanjye ni igikomere. Mana yampamagaye, reka ngiye kuryama da barebe Star Novela. Niko mu rugo muroroherana, televiziyo ni imwe na dekoderi ni imwe, biragenda bite? Abana afite uburenganzira kuri televiziyo, mama afite uburenganzira kuri televiziyo, papa afite uburenganzira kuri televiziyo. Televiziyo ni imwe na dekoderi ni imwe, biragenda bite? Kandi isaha yo kubira byose ni 2:00, ibitente ni 2:00, amakuru ni 2:00, Star Novela ni 2:00. Ngaho ni mucu rubanza ngo muzi kurucara. Umugabo ati mvuye naguze televiziyo, mvuye kugura bonoma, mvuye no kugura umuriro kuri reg. Nijye ureba filime. Birasaba wasizwe ureba kure, madanda ndaguhariye da amavuta atameneka. Gushaka amavuta biravuna. Uni muri akuru muve kozi muza mwihuta kugira ngo mushaka amavuta. Ubi biduteze mu nzira birahari mu ngo zacu, urashanga teremosi yamenetse, ya myenda baguye gufura. Urasanga watayifuze ya pasi. Kugira ngo witonde kuki mutabifuze, ntubuzi ko ari njye ubahemba. Ntubuzi ko ari njye ubahemba. Ya mavuta yose wabonye ya kabido yose aracucomotse ashizemo. Bisaba kuyabungabunga. Kristo niwe ukwiriye kudushoboza. Uriya uturuhura akaruhura barushye niwe ukwiriye kudushoboza. Niko rasizwe cyangwa risize? Kubaze gutwara imodokari. Iyo ucanye imodokari nijoro ugacana amatara maremare, no mu bisikana agacana amatara maremare, bigenda bite? None kugira ngo mutagongana, niba nuriya acanya maremare, we hagarara. Imana ikunkize. Ugabanye da no kugabanya. Bivuze iki? Nubona mu rugo umugabo yacanye maremare, mama igabanya cana magufi, nutagabanya ni hasi hejuru. Mama wagabanije ra. Mama nubona ngo bacanye maremare, nawe gabanya. Bibiliya avuga ngo gusubizanya neza bihosha iki? Gusubizanya neza bihosha iki? Gabanya. Wasizwe ntabwo ameze nk'imodokari ya mekanike. Wasizwe ameze nk'imodokari ya hydraulique, iroroha. Iroroha we n'ukuboko kumurakata. Uwasizwe ameze nk'imodokari ya hydraulique, yivuna iroroha. Ariko wisize ameze nk'imodokari yitwa mekanike, urakata hikatika. Nibivuta bishaje ntakatika. Ariko wasizwe, umugabo wasizwe na Yesu aroroha, umudamu wasizwe na Yesu aroroha, umukobwa wasizwe na Yesu aroroha, umusore wasizwe na Yesu agira ate aroroha. Warasizwe cyangwa warisize? Dusenge. Barambwe ngo nuhagara imbere abantu ntukabatinda imbere. Ndabaza ati nukubera iki? Imbere hari abantu 3 bakwicaye imbere. Uwa mbere ni uwuhe? Nushaka kumva ibyo uvuga, hano arahari. Uwa kabiri nudashaka kumva ibyo uvuga, hano arahari. Uwa gatatu nubizi kukurusha. Ngewe ibyo mvuga hano hari ubizi kundusha, ariko kugira ngo batagucisha mu ijisho uvuga amacyo ukajya kwicara. Kandi ikindi namenye, Yesu niwe amuvuga ngo murangize, muvuga agace gato, ukamuvuga agace gato, ukamuvuga agace gato, ukamuvuga agace gato, ukamuvuga agace gato, tukubaka ubwami bw'Imana. Abakene kubaka ubwami bw'Imana muvuga ngo amen. Mureke twubaka ubwami bw'Imana. Nta muhanga. Kandi icyo namenye, umucuruzi wese acuruza bikurikije nuko yara. None wagira ngo ncuruza uko ntaranguye. Reka ngarukira. Warasizwe cyangwa risize? Ibintu bitatu ndangirijeho. Imana ihamagara Mose, iramubwira ngo Mose ngo nkubwire. Iramubwira ngo mpamagarira bene Aroni. Niki mbabwira we bazane nkubwire. Ngo bose barabazanye. Imana iramubwira ngo ndagira ngo ukore ibintu bitatu kuri bene Aroni. Ni biki? Kugira ngo bene Aroni bajye kunkorera, ndagira ngo banzu basiga amavuta mu matwi. Bisobanura iki? Nubasiga amavuta mu matwi biravuga ngo igihe cyose bajye bumva ijwi ry'Imana. Abakeneye kumva ijwi ry'Imana mwavuze ngo amen. Oya, Imana idusige cyangwa ntidusige? Icya kabiri, basiga amavuta ku kuboko kw'iburyo, ariko cyane cyane ku gikumwe cy'ukuboko kw'iburyo. Bivuga iki? Igihe cyose bajye bakora iby'ubutwari. Imana irashaka ko mukora iby'ubutwari. Imana ishaka ko mukora iby'ubutwari. Narivuze ngo Imana ishaka ko mukora iby'ubutwari. Daniel yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iki? Iby'ubutwari. Icya kabiri, ubasiga amavuta ku kuguru kw'iburyo, ariko cyane cyane kwino by'ikirenge cy'iburyo. Bivuze iki? Ntibakagira uwo basitaza. Uwo Yesu yaruhuye nta muntu n'umwe agira ate asitaza. Ubika umutwe dusenge. Uwo Yesu yaruhuye, Matayo 11:28b. Uwo Yesu yaruhuye
nta muntu n'umwe agira ate asitaza. Ndagira ngo uwo bitabangamiye apfukame asabe Yesu imbabazi, yongera musige. Yesu yongera kuruhura. Niba bitakubangamiye, niba utarwaye amavi, niba ubona guhaguruka nta kibazo, Yesu yabibonye. Ukomeje no kwicara, ijambo ry'Imana ryagutsinze, wanapfuka amahuri, nejo wapfa nanjye napfa bakandezaho igitaka. Mureke dupfukamire Yesu wasize, yongera dusige ibivuta bishaje, adukora ntorotsiye, adukora vidange. Ni wowe wenyine wasizwe. Yesaya 61 ku murongo wa mbere. Yesu avuye kugeragezwa n'umuzi mu butayu amajoro 40 n'iminsi 40, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, nasizwe kugira ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza, nasizwe kugira ngo mbwire ifungwa yuko zifunguwe, nasizwe kugira ngo mbwire abafite imvune mu mitima yuko baruhutse. Ni Yesu wenyine wasizwe, ni Yesu karuhura. N'umukurikire Yesu wasizwe ntuzakorwa n'isoni. Mushumba, karibu gusengera intama z'Imana. Abadamu baciye bugufi, Yesu ubaruhura baruhure. Abagabo baciye bugufi, Yesu uruhura baruhure. Abarubyiruko rwaciye bugufi, Yesu uruhura barushye, agira ate abaruhure. Icyoro cyose kigarukire Yesu, ukwiriye kuturuhura ku manywa na nijoro, natwe tumucire bugufi mu izina rya Yesu, amen. Senga Imana. Uwiteka mwa Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana ibabarira, uri Imana itabara, uri Imana ikiza kandi igakiza imitima. Mwa Imana yacu, imitima ishenjaguwe nawe ntabwo uzayisuzugura. Mwa Imana ndasengera abagaragu n'abaja bawe, abapfukamye imbere yawe kugira ngo bagirire neza, ubabare mwa Imana yacu ibyaha byabo, ubeze ubatunganye. Kandi turabizi Mwami, twizera amaraso ya Yesu Kristo kariya kuraho gukiranirwa kose. Mwami Imana yacu, iyo turebe mu maraso ya Yesu Kristo, utubona nk'abakiranutsi imbere yawe. Bagirire neza Mwami, bahe kwizera amaraso yawe Yesu Kristo, bahe kugendana nawe, bahe kurangazwa Mwami Imana yacu umusara wawe, ube imbere yabo kugira ngo Mwami ubarinde kandi ubakomeze. Icyubahiro cyawe gikomeze kuganza muri bo, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen.